yatubwiye ati nagiye kwa muganga, umwana wanjye yakoze impanuka, noneho muganga afata umwanzuro wo kumubaga, ariko noneho aramubwira ati ngo nabanze ategereze. Muri icyo gihe yarategereje, yagomba amuha randevu y'umunsi w'ejo bukeye, noneho ngo hagati aho aza ku ngoro aje gutegereza ko kuzasubira ndetse n'abandi, ndetse no mu rushako hari abantu bari bamaranye imyaka 5 nta rubyaro, noneho ngo umuntu umumama baramubwira ati nyamara ujya kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, noneho afata umwanzuro kujyaza kuvuga rozari hano. Buri munsi tuvuga rozari buri mu gitondo hano. Yaravuze ati ntabwo nari umuntu ushishigajwe cyane, nari n'umukristo gatolika, atari umubyeyi Bikira Mariya dusenga kandi twihana. Ni insanganyamatsiko twakuye mu mabonekerwa y'Ifatima, kuko mu butumwa bw'ingenzi umubyeyi Bikira Mariya yatangiye Fatima kuri abana 3, Francisco Luciana ya Senta, yagarutse ku isengesho. Musenge muvuga rozari, musenge kugira ngo intambara irangire, musenge musabira abanyabyaha, musenge kugira abantu bahinduke. Inshuti bakunze ba Pro Media, bakunze ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo. Gahunda ni ya indi Catholic Church Entertainment, niyo turimo. Murabizi ko tubikora mu rwego rw'indirimbo, ariko nibijyanye n'ukwemera kwacu ndetse n'ibimenyetso bitagatifu byo muri Kiliziya yacu. Uyu munsi rero ndi Musanze muri diocese ya Ruhengeri, nabasuriye ingoro, ngiye kubatembereza ingoro y'umubyeyi wacu Bikira Mariya, mwamikazi wa Fatima muri diocese ya Ruhengeri. Ariko ntago ari ngewe urayibatembereza, murabona ko ndi kumwe na padiri, ni padiri uyishinzwe uhagarariye umubyeyi Bikira Mariya muri iyo ngoro ye. Araza kunkosora niba nibeshye. Reka abanze adusuhuze, adushyire n'imbere y'Imana kugira ngo tubatembereze, tubasangize, tubasogongeze ku byiza n'ibitangaza bibera muri iyo ngoro. Padiri, umwanya no wawe. Murakoze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ubaye Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ko bisanzwe iteka, ubaye n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima, dusabire. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, dusabire. Bikira Mariya mwamikazi w'amahoro, dusabire. Ujye utugira inama nziza, dusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri, urakoze kudushyira imbere y'Imana. Namwe murakoze. Wari ugiye kutwibwira, nanze kukuvuga kugira ngo kubera uri umuntu mukuru. Yego, murakoze. Nitwa Padiri Ernest Nzamwitakuze, ni umupadiri wa diocese ya Ruhengeri, ukorera ubutumwa ku ngoro Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima mu Ruhengeri. Tukaba rero tubakiriye iwacu ku ngoro, murakaza neza muri sanga. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Batubwiye ko nako barabimbwiye, ariko nanjye hari aho nabisomye ko muri gutegura yubire y'imyaka 25 iyi ngoro yanyu imaze. Yego, nibyo. Turi gutegura yubire y'imyaka 25 kubera ko iyi ngoro ya Bikira Mariya yatangiye ubutumwa bwayo ku mugaragaro mu mwaka wa 2001, hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri. Muri ibyo ngibyo Padiri ngiye kubikubaza mu kanya, no kuvuga impamvu naje hano. Donc abanyamuryango ba chaîne yanjye yitwa Icyaha Gihire, nibo bantumye, bambwiye ngo dusurira ngoro twumvishe ko babera n'ibitangaza, twumva kandi ko bafite yubire. Nari ngiye kukubaza ubanza mbere yuko umbwira yenda igihe yatangiriye, yubire mugiye guhimbaza imyaka 25, bivuze iki iyo yubire y'imyaka 25? Ubanza utubwire yubire muri rusange, uko Kiliziya Gatolika yubire ni iki,
according to Kiliziya Gatolika none ni yubire none by'umwihariko muri diocese ya Ruhengeri, ariko iyi ntungoro bivuze iki? Yego murakoze. Yubire ubundi yubire ni igihe cyo gushimira Imana, igihe cyo gushimira Imana, ndetse bitewe n'igihe runaka yaba paroisse, diocese cyangwa se ingoro cyangwa se ishuri runaka, igihe bimaze noneho abantu bagasubiza amaso inyuma bagashimira Imana ibyiza yarabagiriye muri icyo gihe baba bamaze. Tuvuga yubire imyaka 25, imyaka 50, 75, 100 gusubiza hejuru. Natwe rero turi muri iyo yubire y'imyaka 25, n'igihe rero cyo gushimira Imana ibyiza yatugiriye. Wamanura mikoro ho gatoya, hari igihe volume yo muri kamera iba iri hejuru cyane. Yego wakomeza. Yego murakoze. Nababwiraga ko nyine imyaka 25 ni icyo gihe cyo gushimira Imana ibyiza be yaratugiriye. Iyo myaka 25. Yego. Ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma tukareba ibyiza Imana yatugiriye, noneho tukayishimira kugira ngo tuyisabe n'imbaraga zo gukomeza n'indi myaka ibiri imbere. Yego nibyo. Aho ni muri rusange no by'umwihariko hano ku ngoro ya Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima i Musanze. Ubwo iyi yubire ivuze iki kuri mwebwe by'umwihariko, itandukanye he n'izindi yubire? Yego murakoze. Natwe yubire ni icyo gihe nyine cyo gushimira Imana kubera ibyiza Imana yatugiriye by'umwihariko muri diocese yacu ya Ruhengeri, ariko ku buryo bw'umwihariko hano ku ngoro, kubera ko n'ahantu twagiye turonkera ibyiza byinshi n'abantu bagiye babitangamo ubuhamya ko hano ku ngoro bagiye baharonkera inema nyinshi n'ibitangaza byinshi, ku buryo rero iyo duhimbaza imyaka 25 aba ari akanya ko gushimira Imana kubera ibyo bitangaza byose, izo nema twakira hano ku ngoro. Murumva rero ko ari umwanya mwiza wo gushimira Imana iyo myaka 25 imaze iyi ngoro itangiye ubutumwa bwayo. Yego. Kandi iyi yubire yenda utubwiye ko ni urugendo, ntabwo yenda biba umunsi umwe, n'urugendo ubwo mukora ni igihe mwiha kugira mushimire Imana mu byo yabakoreye muri iyi myaka 25. Iyi yubire yatangiye ryari, izarangira ryari? Ese n'abandi igenewe abahehe se n'abandi bashobora kuyizamo? Yego murakoze. Iyi yubire twayinjiyemo ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025. Nibwo umwepiskopi wacu Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana yafunguye ku mugaragaro iyi yubire ko ingoro ya Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima yinjiye mu mwaka wa yubire. Ubwo rero twayinjiyemo twese, ari abasaserdoti, abihaye Imana, abakristo ba diocese ya Ruhengeri b'ibyiciro byose, ariko atari na diocese yacu ya Ruhengeri gusa, nabo mu yandi ma diocese, ndetse n'abakristo muri rusange ari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, kuko iyi ngoro benshi batanga ubuhamya bw'ibyiza baharonkeye. Urumva rero ko ni yubire y'abantu bose bakunda umubyeyi Bikira Mariya, bakunda iyi ngoro. Yego. Kandi wakomeje kugenda uvuga ugira uti abantu benshi batanze ubuhamya bw'ibyo baronkeye hano kuri iyi ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya. Wadusogongezaho ku byo, kuko hari abantu benshi bumva ari ibintu by'amateori bidashoboka ko umubyeyi Bikira Mariya hari ukuntu aza mu buzima bw'abantu bamwiyambaza, by'umwihariko hano nyine kuri iyi ngoro. Ni ubuhamya yenda wakiriye, wadusogongezaho tugasangiza ku badukurikiye n'abazadukurikiye? Yego murakoze. Ubuhamya ni bwinshi, ariko hari abagenda babutanga ku mugaragaro, hari n'abavuga atari ku mugaragaro. Hari tubwiye ati nagiye kwa muganga, umwana wanjye yakoze impanuka, noneho muganga afata umwanzuro wo kumubaga,
ariko noneho aramubwira ati ngo nabanze ategereze. Muri icyo gihe yari ategereje, yagomba amuha randevu y'umunsi w'ejo bukeye. Noneho ngo hagati aho aza ku ngoro, aje gutegereza ko kuzasubira muri randevu ya muganga. Ariko ngo yasubiyeyo, muganga amubwira ko rwose umwana atakibona bwa burwayi bw'uwo mwana. Noneho akaza akaduha ubuhamya ati nanjye muganga nawe byamubereye urujijo, ariko umubyeyi we akavuga ati mu gihe nari ntegereje muganga nagiye kwereka Bikira Mariya ku ngoro, njya kumwereka uwo mwana. Nsubiyeyo muganga ambwira ko umwana nta kibazo gifite cyo kugira ngo abagwe. Akabiduhamo urugero rwose bijyana n'ukwemera, burya ibitangaza bijyana n'ukwemera umuntu aba afite. Akaduha ubuhamya avuga ati umubyeyi Bikira Mariya yankirije umwana, kandi akabivuga mu bimenyetso bifatika. Ku buryo izo ni ingero zimwe na zimwe. Hari ndetse n'abandi, ndetse no mu rushako hari abantu bari bamaranye imyaka 5 nta rubyaro, noneho ngo umuntu umumama baramubwira ati nyamara ujya kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Noneho afata umwanzuro kujyaza kuvuga rozari hano. Buri munsi tuvuga rozari buri mu gitondo hano. Yaravuze ati ntabwo nari umuntu ushishigajwe cyane, nari n'umukristo gatolika, atariko ntabwo nari nshishikajwe na rozari cyane, atariko nageze aho mfata umwanya wo kujya nza kuvuga rozari buri munsi. Ati icyantunguye nuko umwaka wakurikiyeho naje kubona urubyaro. Ubwo n'ubuhamya bw'abantu bagenda batanga babuduha, akavuga ati ingoro Bikira Mariya ndayikunda, Imana urubyaro mfite ndukeshwa. Akavuga ati namaze imyaka 5 ariko mitangiye urubyaro ndarubona. Ibyo ngibyo ntabwo tubitindaho cyane, ariko icyo twemera nuko ibitangaza bijyana n'ukwemera umuntu afite. Iyo umuntu rero aje akakubwira ati Bikira Mariya Nyagasani yankoreye ibitangaza binyujije ku mubyeyi Bikira Mariya, ati kandi nari nakoze gutya, turabyakira kuko mu kwemera kwe abavuga ati hari ibyo umubyeyi Bikira Mariya yankoreye. Hari benshi rero bafite ubuhamya buteye gutyo bw'iyi ngoro ya Bikira Mariya. Abo turabakira, ndetse twageze aho dushyiraho n'igitabo kijyamo ubuhamya bw'abantu bumva hari icyo umubyeyi Bikira Mariya yabakoreye, hari Imana yabakoreye binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya, binyuze hano kuri iyi ngoro. Kuva turi muri Yubile twatangiye gukora kwa registre, kwandika ibyo by'ubuhamya. Iyo umuntu duhaye ubwo buhamya turabwandika. Ariko ubuhamya bwo ni bwinshi. Hari ababitubwira, hari n'abandi batabivuga, ariko akakubwira muri rusange ati iyi ngoro ya Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima ndayikunda kubera ko hari byinshi naharonkeye. Izo ni ingero nkeya, ariko ingero ni nyinshi. Wow, ndabikunze cyane. Ni ukuvuga ko mufite impamvu rwose yo gukora Yubile. Yego, impamvu irahari kuko Nyagasani akora ibitangaza byinshi, ndetse no tunyuze ku mubyeyi Bikira Mariya hano ku ngoro. Ubuhamya ni bwinshi, kandi n'uburyo iyi ngoro igendwa nabyo ni ikimenyetso cyiza kitabeshya. Ndi kugenda mbibona, ndi kureba mu kanya, n'ubu harimo abantu bari gusenga benshi kuva igihe nagereye, kuva mu gitondo kugera ubu. Yego, ubundi kuva mu gitondo buri munsi hano haba hafunguye. Ni ukuvuga hahora muvoma z'abantu ku giti cyabo, hahora hari amatsinda, hari abaza ari amatsinda, amaparuwase, imiryango ya Action Gatolika, amatsinda atandukanye. Hari n'abanyamahanga baje mu ngendo nyobokamana. Noneho kubera ko isakaramento rihora rihari expose, abantu igihe cyose abonye umwanya, n'abakozi bahaza no mu mujyi, igihe cyose abonye umwanya baziko avuga ati
ndajya kuruhukira imbere ya Yesu. Hari n'abavuga bati yaba afite agahinda, yaba afite imishinga yashaka kwereka Yesu, yaba yumva avuga ati ndaremerewe, cyangwa se aha ni ahantu abantu baza kuruhukira imbere ya Yesu. Ndabikunze cyane. Nanjye mu kanya nidusoza ikiganiro ndabanza nanjye Yesu hari ubutumwa nari mufitiye ndabumuhera hano muri iyi ngoro. Yego urakoze, nawe arabugufitiye, ahubwo niwe gufitiye bwinshi. Yego ni karibu, kandi ni karibu, arakwakira. Murakoze. Urakoze kutwereka impamvu ya yubire murimo guhimbaza. Deja mwatangiye kuri ziriya tariki tubwiye 15 z'ukwa gatanu. Ni umunsi bundi wa diyoseze ya Ruhengeri, ni umunsi wa Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima. Niho twatangiye umwepiskopi yafunguye yubire. None padiri, ngiye kukubaza rero, yubire igamije gushimira Imana, ariko hari uburyo yenda muba mwarabiteguye, kuko ni ibintu bihuza abantu benshi, diyoseze yose. Uratubwiye ko ariko n'abanyamahanga natwe turemvite uza gusangira namwe ibyo byiza mwagezeho ku rwego rwa diyoseze na buri wese ku giti cye. Ubwo mwabipanze gute? Urumva ni igihe kirekire, ntabwo ari umunsi umwe. Bigaragara ko ushobora gusanga hari activite zizagenda zikorwa nyine kugira ngo mubigereho. Bipanze gute ku buryo buri wese bitewe n'igihe azajya abonera umwanya, natwe n'abanyamahanga yazajya bajoyininga? Muzabishyira mu bikorwa gute iyo yubire? N'ibyo ndi kubaza. Yego murakoze. Iyo yubire mbere na mbere dufite insanganyamatsiko, twashyize insanganyamatsiko tugenderaho ivuga ngo twumvire umubyeyi Bikira Mariya dusenga kandi twihana. Twumvire umubyeyi Bikira Mariya dusenga kandi twihana ni insanganyamatsiko twakuye mu mabonekerwa y'Ifatima, kuko mu butumwa bw'ingenzi umubyeyi Bikira Mariya yatangiye Ifatima kuri abana batatu, Francisco Luciana ya Senta, yagarutse ku isengesho. Musenge muvuga rozari, musenge kugira ngo intambara irangire, musenge musabira abanyabyaha, musenge kugira abantu bahinduke. Noneho mwibabaze, mwicuze, ni ubutumwa yakunze kugarukaho cyane. Ubwo rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo twumvire umubyeyi Bikira Mariya dusenga kandi twihana. Bijyana na kwa gusubiza amaso inyuma, tukavuga tuti se ko tumaze imyaka 25 twarisunze umubyeyi Bikira Umwamikazi wa Fatima, kandi hari ubutumwa duha, ese koko ubwo butumwa turabukora? Twarabukoze, turasenga, twarihannye? Ni urugendo rero, ruracyari urugendo. Twafashe insanganyamatsiko ku buryo n'ibyo dukora byose tugendera ku iyo nsanganyamatsiko. Twumvire umubyeyi Bikira Mariya dusenga kandi twihana. Hari n'ibindi bikorwa duteganya mu rwego rwo kugira ngo abantu bamenye iyo yubire. Turateganya igitaramo kizaba mu kwezi kwa kabiri, igitaramo cy'indirimbo zisingiza Imana, tugatumira n'amatorero se, tukagendera ku iyo nsanganyamatsiko, ariko mu rwego rwo gufasha abantu kumenya iyo yubire. Igitaramo cy'amakorari, ni amakorari n'amatorero n'imivugo, buhamya. Amatorero ni ukuvuga n'abaporo n'abadive. Oya, amatorero ntabwo ari amatorero twebwe rushobora kuba ari ururimi rw'iwacu, ni amatorero abyina. Ndi kubyumva ibyo uri kuvuga, ariko ni ukugira dukoreho urujijo, kuko hari igihe bavuga ngo itorero ngo ry'abadivantiste. Yego, oya ni amatorero abyina izi ndirimbo za Kinyarwanda, guhamiriza. Turashaka gukora igitaramo cyaguye, kirimo amakorari, kirimo amatorero abyina indirimbo za Kinyarwanda ariko zijyana muri iyo nsanganyamatsiko, umuvugo se, cyangwa se tukaba twananyuzamo na bwa buhamya twavugaga. Bamwe mu batwemera gutanga ubuhamya bakaba baza nabo tukabaha umwanya. Tukaba ari igitaramo cyisanzuye ariko kigamije gufasha abantu kumenya yubire turimo. Iyi myaka yubire y'imyaka 25, kugira ngo abakristo ba diyoseze ya Ruhengeri, inshuti za diyoseze ya Ruhengeri, inshuti z'umubyeyi Bikira Mariya bamenye ahantu
ko turi muri yubile bishobore kugera ku bantu benshi. Icyo gitaramo rero nacyo turagiteganya mu kwezi kwa kabiri, birumvikana turacyabinoza. Noneho ikindi gikorwa duteganya ni turateganya ishusho, kuzubaka ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya mu marembo y'ingoro. Yego, haratwinjiriye mu marembo y'ingoro muraza kuhabona hameze nk'aho hari ibyatsi, kugira ngo tuhashyire ishusho ya Bikira Mariya izajya yakira abantu baza muri iyi ngoro. Iyo shusho rero turateganya ko yazaba nk'urwibutso rw'iyi yubile. Nayo ni umushinga dufite mu guhimbaza iyi yubile. Birumvikana n'abandi bavandimwe n'inshuti bazajya babidufashamo, bazumva ibyo bikorwa dufite bakagira uko babidufashamo, ariko iyo shusho turayiteganya. Nayo ikazaza muri uwo murongo wa yubile nk'ikimenyetso cya yubile. Noneho tukazahimbaza yubile ku munsi wa diyoseze. Ku munsi wa diyoseze ni ukuvuga ku itariki 13 z'ukwa gatanu 2026 tuzahimbaza umunsi wa diyoseze, ariko tunahimbaza yubile y'imyaka 25 y'ingoro. Noneho ariko ubundi nk'uko nabibabwiye, itariki nyirizina ni 11 z'ukwezi kwa kabiri. Naho kuri uwo munsi nyirizina tuzagira misa, kubera ko iyi ngoro nko mwabibonye tugira akanya ka rozari. Iyo dufite umunsi mukuru wa Bikira Mariya, akenshi gahunda tuba dufite ni rozari, inyigisho na misa isaa sita. Ku munsi nyirizina rero ku itariki 11 z'ukwa kabiri turateganya iyo rozari, inyigisho na misa isaa sita, ariko kuzabihimbaza ku buryo navuga ofisiyeloma ni ku itariki 13 z'ukwa gatanu ku munsi wa diyoseze n'ubundi. Yego, ni muri make nibyo duteganya. Nkumva na gahunda zose tugenda dukora tuzikora muri uwo murongo wa yubile. Ubwo Padiri, niba mbyumvise neza n'abadukurikiye, ubwo twese tugomba kubyumva kugira ngo twifatanye namwe guhimbaza iyo yubile no gusangira ku ibyiza biyikomokaho. Utubwiye ko muri urwo rwego mwateguye, hari konseri izaba, ubwo amakorali yose aratumiwe yo muri diyoseze ya Ruhengeri, ariko n'inshuti z'umubyeyi Bikira Mariya aho zaba ziri hose. Muri iyo konseri hazatangirwamo n'ubuhamya bwiyongera kuri bwa bundi watubwiye bubiri n'ubundi buri mu gitabo. Utubwiye kandi ko muzubaka n'ingoro ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya hariya izajya yakira abantu. Yego. Noneho na misi izaba mu kwa kabiri. Kuri uwo munsi neza n'undi w'ingoro. Yego. Ariko tukazabihimbaza ofisiyeloma mu kuri 13 z'ukwa gatanu. Yego. Padiri, ni byiza cyane, uduhaye ishusho y'uko iyi no yubile izaba imeze mu ncamake. Ni igiki wasaba abanyarwanda n'abakristo muri rusange kugira ngo iyi no yubile tuzabashe kugera ku cyo twiyemeje kuyihimbaza neza? Yego, murakoze. Icyo nasaba mbere na mbere gishingiye ku butumwa dufite hano ku ngoro Bikira Mariya. Ubundi iyi ngoro yaragijwe umubyeyi Bikira Mariya, diyoseze yacu yaragijwe umubyeyi Bikira Mariya, ariko dukeneye ubutumwa bushingiye kuri ubwo buyoboke, gufasha abantu kurushaho kuyoboka umubyeyi Bikira Mariya, noneho no kumwumvira. Umubyeyi Bikira Mariya dusuye Fatima, dusura iwacu mu Rwanda, kugira ngo dufatanye ubwo butumwa bw'ubuyoboke bw'umubyeyi Bikira Mariya. Noneho hirya y'ubwo buyoboke bw'umubyeyi Bikira Mariya bijyana nyine no guhinduka. Icyo Bikira Mariya tubwira ni ivanjiri, ni ivanjiri ya Kristo. Ntabwo Bikira Mariya tubwira ibijyanye kujya hirya y'ivanjiri ya Yezu Kristo, arabitwibutsa. Ni ukuvuga ko rero
icyo nanone kuri bwa buyoboke icyo Bikira Mariya tubwira ni ukusanga Yezu, kandi nanone icyo Yezu Kristo adusaba ni urukundo, kurushaho kubana nk'Abanyarwanda, kongera kugaruka ku rukundo, ubuvandimwe. Icyo aba ari imbuto z'ubukristo nyabwo ni ubuvandimwe. Hari igihe bigeze kuri insanganyamatsiko muri diyoseze ya Nyundo bavuga ngo ubukristo nyabwo butubyarire ubuvandimwe. Yego, natwe rero burya iyo nsanganyamatsiko wumva ifite ukuntu ibumbatiye icyitwa ubukristo. Ikimenyetso na Yezu Kristo niyo tubwira ati ikizagaragaza ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzaba mufitanye. Uko tuyoboka Bikira Mariya niko tumenya Yezu Kristo, niko kandi uko tuba abakristo bahamye niko tugaragaza urukundo rukagaragara mu Banyarwanda bijyana n'ubumwe. Nkumva rero iyi yubile y'ingoro idufasha kugira ngo dukomeze ubuyoboke bw'umubyeyi Bikira Mariya, ariko bidufashe gushinga imizi mu bukristo. Noneho iyi ngoro ikomeze noneho kuba urugo rufasha abantu mu buyoboke bw'umubyeyi Bikira Mariya, mu kumenya Imana, mu kubana mu buvandimwe. Noneho ibyo bizanatuma na za gahunda zacu zindi twababwiye zishoboka, kuko dufite abakristo, dufite inshuti z'ingoro ya Bikira Mariya, dufite inshuti z'umubyeyi Bikira Mariya. Nkumva rero yaba bari muri diyoseze ya Ruhengeri, yaba bari hanze ya diyoseze ya Nuva mu gihugu cyacu, yaba bari hanze, mwese muratumiwe. Muze dufatanye ubwo butumwa, muze dufatanye kandi muze ku ngoro ya Bikira Mariya. Amarembo arakinguye, umubyeyi Bikira Mariya bategeye amaboko kugira ngo abakire, kandi tubaye dushimiye n'abazumva iki kiganiro bakazaza kugira ngo iyo yubile tufatanye muri iyo yubile, kandi n'abandi bazabigiramo uruhare, yaba mbere na mbere mu isengesho kudufasha kugira ngo iyo yubile izagende neza badusabira, ndetse n'abazadutera inkunga mu buryo bufatika. Numvise ko ibyo bikorwa nabyo bisaba ubundi bushobozi. Abo turabashimiye kandi tubasabiye umugisha w'Imana. Padre, urakoze cyane. Yenda tugana ku musozo, uragize uti ibyo byose kubishyira no mu bikorwa bisaba n'ubushobozi buri materiyeri. Ahubwo se ushaka kubafasha abinyuza he? Yego, murakoze. Tugira uburyo, tugira agasanduku k'amasengesho, tukagira n'agasanduku k'ituro mu ngoro, ariko tugira na Momo Pay. Na Momo Pay nayo turayigira, n'uwashaka kudufasha ashobora kunyura kuri iyo Momo Pay, naho irafunguye. Wayibwira abakristo n'Abanyarwanda? Yego, murakoze. Momo Pay yacu ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 16 44 73 1 urwego diyoseze Ruhengeri. Iri mu mazina yitwa diyoseze Ruhengeri. Padre, murakoze cyane. Dukoranye ikiganiro cyiza, twizere ko ngiye kingiriye akamaro, nizere ko n'abandi bazacyumva nabo kizabagirira akamaro. Kandi tunabibutsa ko ingoro ya Bikira Mariya hano ya Mwamikazi wa Fatima hano muri diyoseze ya Ruhengeri mufite YouTube channel, hariho ibindi biganiro bijyanye n'ino yubile ndetse n'ibya mbere yaho n'ibindi na nyuma yaho bizakomeza. Wabwira abantu iyo YouTube channel ko yitwa, kandi bakanasubscribing? Yego, murakoze. Yego, nibyo, dufite YouTube channel yitwa Ingoro ya Bikira Mariya Mwamikazi w'i Fatima. Ingoro ya Bikira Mariya w'i Fatima, plutôt Ingoro ya Bikira Mariya w'i Fatima niko YouTube yitwa. Tunyuzaho misa, ibiganiro, ku buryo ababone bacu nabo ni karibu bayisura bakajya babona ibikorwa binyuraho.
tugira n'urubuga rundi rwaje muri uyu murongo wa Yubile rwitwa inshuti z'ingoro ya Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima. N'abantu baje babitanzamo igitekerezo baravuga batari ko hari abantu benshi bakunda ingoro, hari abari muri diocese, hari abari hanze ya diocese. Abo bantu ko hari uburyo bw'urubuga abantu bashobora guhuriraho, ntago mwazadushyiriyeho urubuga? Twarushyizeho narwo ntago rwa WhatsApp rwitwa urubuga rwa WhatsApp rwitwa inshuti z'ingoro ya Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima. Urwo rubuga rero uwumva nawe yumva afite urwo rukundo rw'umubyeyi Bikira, akunda ingoro, afite n'ibanga afitanye n'ingoro, yazatubwira tukaba twamushyira. Muri description y'ikiganiro turaza gushyiramo iyo WhatsApp link murayimpa, n'iya YouTube channel kugira ngo abashaka kubafollowinga no kujoininga bazabona uko baza. Yego Padi, murakoze cyane, waduha umugisha tugana ku musozo dore buranije. Yego murakoze kandi turabashimiye kuba mwadutekereje mukadusura hano ku ngoro. Turabashimiye kandi dushimiye n'abaduteze amatwi. Dukomeje no gushimira abakomeza kutugaragariza ko bakurikira gahunda zacu zo ku ngoro kandi baza iwacu cyane cyane muri uwo murongo kugira ngo bakomeze bakuze ubuyoboke bwabo bw'umubyeyi Bikira Mariya, ariko cyane cyane bifuza gukura mu bakirisitu. Murakoze. Yego. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima dusabire. Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima dusabire. Bikira Mariya Umwamikazi wa Fatima dusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe kandi murane. Ushobora byose abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tugume mu mahoro ya Kristo. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Padi, murakoze. Padi,